Twongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, mukunzi wacu udahemuka, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye kujya neza kwawe kwiza, ngushimiye ko wongeye kumpa umwanya ngo mvuge ku byanditswe byera, nsengera imitima yose igiye kumvira ijambo, kandi nanjye ngiye kurivuga umfashe, byose bibe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo afite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuvuga ku biri kuvugwa, trends. Ibiri kuvugwa ni rapture is coming soon. Byatumye iyi si icika ururondogoro, ni ukuzamurwa ku itorero rapture. Tugiye kuvuga ku kuzamurwa ku itorero biri kuvugwa muri iyi minsi, byatumye isi icika ururondogoro. Benshi batangaje iyi nkuru cyangwa se bari gutangaza iyi nkuru. Iyo urebye umubare nyamwinshi na bamwe mu biyita abakozi b'Imana, cyangwa se nibo iyi si yemera nk'abiyita abakozi b'Imana. Dore ibiri gutangazwa. Uwitwa Ben Hinn, umuvugabutumwa, yatangaje iyi nkuru. nawe yatangaje iki? Ben Hinn ninde? Ben Hinn n'undi wasoma biography yiwe, nabonye ko Ben Hinn ni umwisiraheli wavukiye muri Amerika, uzwiho gukora ibitangaza, akora ivugabutumwa rinyuze ku mateleviziyo, televangelism. Uyu Ben Hinn yatangaje ko, cyangwa se yatangaje ko tariki 24 z'ukwezi kwa 9 2025 aribwo hazabaho ukuzamurwa ku itorero. Iyi nkuru iravuga ngo Ben Hinn also confirmed 24 September 2025 as rapture date. Biravuze ngo Ben Hinn yemeje ko tariki 24 z'ukwezi kwa 9 2025 ari ukuzamurwa ku itorero, cyangwa se ari bw'itorero rizazamurwa. Ikinyoma. Muri Afurika naho, umugabo witwa Joshua Mashakera wo muri Afurika y'Epfo yatangaje nawe inkuru isa neza n'iya Ben Hinn yatangaje, gusa aho batandukaniye, uyu we yatangaje ko ibi bizaba mu minsi ibiri. Aravuga ngo 23, 24 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo itorero rizazamurwa. We yavuze ko yabihishuriwe n'Imana. Bakunzi ba Family Ministries, twabwiye uko bagenzura ubuhanuzi. Abana natwe bamaze kumenya byinshi, gusa icyo twabwiye ngo ni kimwe, nuko ibintu abagabo batangaje n'abandi bose bakomeje gutangaza, bashyiraho umunsi wa rapture, itorero rizazamurwaho, ibi byose ni ibinyoma. Ngiyi impamvu itumye tubategurira iyi nyigisho. Twiteguye kugira ngo tubwire abakristo bataza kuyoba bitiranya ibi bintu, ahubwo babe maso. Bakristo ntimuze kuyoba cyangwa se kwitiranya ibi bintu, ahubwo nimube maso. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kuzamurwa ku itorero, rapture. Bibiliya ibivugaho iki? Ubundi itorero kuzamurwa kwaryo uyu munsi uzwi n'Imana gusa. Cyokora hari ibimenyetso byerekana ko uyu munsi uri hafi, ariyo mpamvu tugomba guhora twiteguye. Matayo 24:36-43 haravuga ngo, ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse Data wenyine. 43, ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenya igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye.
mwumvise ko iyi minsi cyangwa se uyu munsi uzwi n'Imana yonyine. Uyu munsi uzwi n'Imana yonyine, nta wundi muntu uzi uyu munsi. Reka twibaze kubera iki uyu munsi Imana yawuhishe Yesu, yaba umunsi wo kuzamurwa kw'itorero, yaba umunsi w'imperuka, ibi byose iyi minsi Imana yayihishe Yesu. Umuntu uyizi wenyine gusa ni Imana Data wa twese gusa. Kubera iki rero uyu munsi cyangwa se iyi minsi Imana yayihishe Yesu? Ni ukubera iki? Kubera urukundo Yesu akunda itorero, byanze bikunze Yesu yakwibira ibanga cyangwa se itorero yaryibira ibanga kugira ngo riye gutungurwa. Kubera ko Yesu impano yahaye isi acungura abanyabyaha ni impano ikomeye. Bivuze ngo Yesu yatanze ikintu gikomeye cyangwa se yaduhaye impano ikomeye nk'abantu bo batuye kuri iyi si. Niyo mpano ya mbere ikomeye. Bivuze ngo nta kindi kintu Yesu Kristo ataguha, umuntu wakwitangiye akageza ubwo agucungura yemeye gupfa mu cyimbo cyawe. Burya nta kintu na kimwe ataguha, kuko niyo mpano ya mbere ikomeye iruta impano zose zo ku iyi si ndetse no mu ijuru. Abizera bakore iki? Abizera ntibagendere kuri ibi bihuha, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ahubwo abizera babe maso, be kurangazwa n'ibi binyoma. Icya gatatu, ahubwo turababwira ngo mushake umwuka wera, muwushake, abamufite bo ntabwo bazatungurwa. Torero, bakristo, abizera, abera, nimushake umwuka wera kugira ngo abafashe, ababe hafi, mwe kuzatungurwa. Icya kane, aya matariki yavuze ku isi yose ni ibinyoma. Ahubwo ubanza uko mbitekereza, ubanza isi ifite ikintu kuri aya matariki igira ngo ironshinge cyangwa se yerekane, ariko iby'iminsi byo bizwi n'Imana Data yonyine gusa. Niyo mpamvu umuntu wese amenya umunsi agezeho uyu munsi, ariko ntawe umenya ibizaba ejo. Nuko iby'iminsi n'ibihe ari Imana yonyine ibigena. Ububasha bw'Imana nta wundi muntu babusangiye, ni ubwayo gusa. Ubwo rero umuntu utangaza igitorero rizazamukira rapture, byose ni ibihuha. Aya matariki bari gushyiraho ni ibihuha. Iyi minsi izwi n'Imana Data gusa, kuko niyo yonyine imenya iminsi n'ibihe. Muri iyi minsi isi cyangwa se ab'isi barahangayitse. Kubera icyo uyu munsi uhangayikishije ab'iyi si? Ni ukubera ko bazi ko ni umunsi ukomeye uzabimburira indi minsi ikomeye myiza y'abizera. Ababyumva bo babyumvishe, abatabyumvishe ubwo nuko nta kundi. Reka turebe ku mateka yatambutse. Muri mwaka wa 2000 baravuze ngo iyi si ngo igiye gushira, inkuru yatangazwa, igihuha kiravugwa, abantu bose bagira ubwoba, abasinzi barihana, abasambanyi barabireka, ingeragezi zirabireka, abarozi barabireka, baraza bara mu nsengero basenga, barara mu masitade, barara hanze, ngo iyi si igiye gushira, ngo barifuza ko ngo Imana ibagirira imbabazi ikabajyanira mu ijuru. Ibyo byarabaye, ariko icyabatangaje ni uko uwo munsi bari bategereje ko Yesu Kristo agaruka, atigeze agaruka. Nta cyo kigeze kiba ku isi, byabaye ibintu bisanzwe. Abantu bikanze umunsi bagira ubwoba baza gukiza. Ubwo bivuze ngo nubwo muri mu businzi, muri mu busambanyi, muri mu byaha, burya mu byaha namwe muzi neza ko nta cyiza kirimo. Inama tubagira ahubwo niyo muve mu byaha, mwihane, muzajye namwe mu ijuru. Yesu nagaruka azabajyana, kuko bigaragaza ko mu byaha murimo ntimuyishimiye. Icyabakize ni muve mu byaha mukizwe, muze mujye mu mubare w'intama za Yesu Kristo. Mwemere Yesu Kristo ababera umwungeri, abayobore. Bivuze ko aho muri ntabwo abashimishije, niyo mpamvu mwikanze mukaraba amasitade, mukaraba tujya musenga, ngo musaba imbabazi z'umunsi umwe. Mwari mwagize ubwoba gusa. turagira ngo aho kugira ngo muzatungurwe, ni mwihane mugifite igihe cyo kwihana. Ubundi mwakwihanye igihe kitarabashirana. Ni mwihane igihe kitarabashirana.
hasigaye umwanya muto nko guhumbya gusa, nimwihane. Ese reka twibaze, ese muri iyi si haba hari umuntu uzi uyu munsi? Oya, ntawe uwuzi uyu munsi, nta n'umuntu umwe ku isi uwuzi. Icyo ni uwawutangaza wese ikinyoma. Gusa Yesu Kristo ajya gusubira mu ijuru, dore ibyo yatangaje. Byakozwe n'intumwa 1:6-7. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Baramubazaga Yesu Kristo. 7 aravuga ngo, arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Mwabyumvishije? Bivuze ngo iby'iminsi n'ibihe kubimenya ntabwo ari iby'abantu, ntabwo ari ibyacu, ntabwo ari ibyanyu, ntabwo ari ibyabo. Ibi ngibi ni ubutware bw'Imana Data yonyine. Nta wundi muntu ufite ububasha bwo kumenya iminsi n'ibihe. Dore ab'isi, dore ukuntu bizera. Burya ab'isi Bibiliya bayitesha agaciro, bavuga ngo Bibiliya ni impapuro, ni igitabo gisanzwe, nta kintu ivuze, yanditswe n'abantu. Ariko bitwereka ko mwizera ibirimo. None kuzamuka kw'itorero ko byateje iyi si ikibazo, kandi muvuga ko Bibiliya ari ikinyoma mutayemera. Mufite ubwoba bw'iki? Bivuze ko Bibiliya murayizera rwihishwa, ntimwabitangaza kubera ko mufite inyungu n'indamu mutegereje muri iyi si. Gusa ko Bibiliya nubwo muyitesha agaciro, muyitesha agaciro mu mateleviziyo, mu biterane, namwe muzi ko Bibiliya ari ukuri, murayizera. Ni nayo mpamvu mubona mwatewe ubwoba. Bivuze ngo murayisoma, muzi ibirimo, nuko mubyirengagiza, niyo mpamvu mwagize ubwoba. Gusa byerekana ko Bibiliya namwe muyizera, munayisoma, niyo mpamvu mwagize ubwoba. Ariko muzatungurwa, kuko nta mwuka wera mufite ngo abahishurire ibyenda kubaho. Ab'isi mwebwe muzatungurwa kubera ko mudafite umwuka wera ngo abahishurire ibyenda kubaho. Abizera mwebwe nimukomere, mube maso. Abakristo mwese mukanguke, kuko igihe kiri bugufi, muhore mwiteguye. Araza vuba. Manata. Mwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muhahe muronke.